Godfather ameze nk'umukobwa uri muri break up time kabisa. Umva rero mubwira Akoze nkanjye muri make. manzi uje kudiringa na muyobo kumvane mu kanwa. Ndakwiyamye kayoboka inzira igikuzimu kudiringa na manager umbane muri ako kayozo. Ndakwiyamye. Ngaho nyiyamye ariko nyine ugende no manager yakozeho. Uziko gahise kumva ko ndi muri break up na rwari debeni uziko gahise gafata bino bintu bya debeni gahita kabigira seriye cyangwa na murwari indege bro. Reka musubize nakubajije nigeze nkubajije no uravuze ngo musubize ariko nta kibazo nabajije naye ndi kubasubiza nanjye sindi kukubaza mana ko ntugahangane bro. Gute ufata umuhanzi wanjye ukamwita ngo Nyamusi umuntu ntunze bro ukifata hano muretse ngaho nagutungiye neza ku byarimo. Oya Godi uvuze ko gutunze muri line yawe Godi kandi uvuze ko gutunze urabajije Godi wowe urabajije reka umuntu akuvaga Godfather avuga ibintu neza avuga ibintu bifatika n'ugende kwikazakaza avuga ibintu bifatika ni wikaze iyubahe make sense can you keep quiet? Ngiye kumyutinga ariko make sense ngiye kumyutinga first of all ndahera ku bintu bibiri aribyo ndibuvugeho gusa. Ngiye kuvuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ntabwo musimuzi sinkene no kumumenya umva nkubwire du nta munsi n'uyu abantu bagomba kumenya abantu banza wumve rero gusobanurira bakomeje ariko se nabi the ben Dumba nta munsi n'umwe nigeze ngira n'ikiganiro na The Ben kirimo guhererekanya amafaranga njye nawe imbere y'Uwiteka. Niba nkumvishe neza uravuze ngo The Ben yishuraga abantu ngo tuke Bruce Melody. The Ben mupiki tega amatwi ntabwo nkubwiye ngo uramukunda cyangwa maza wumve ahangaha urikumva nko mu ndirimbo zanjye zitashobora indirimbo zihoraho nzapfa nticyumva urimo kumva nkunda indirimbo y'ibihe byose urukunyumva ni indirimbo ya The Ben bita I Can See urayibona urukumva uramutipe yaririmbanye ijwi rikomeye sizi uri kubyumva icyo ni igihangano umva kidashobora kumva mu matwi kuko gifite ibintu byinshi kinyibutsa. First of all ntabwo basobanukirwa abahanzi n'ibihangano byabo turi kumwe. Indirimbo I Can See ni indirimbo I'm in love I Can See no hari indirimbo ni ebyiri zitandukanye. I Can See ni I'm in love I Can See na I'm in love. I'm in love ntabwo nari mu rukundo ariko bitewe n'ahantu yasohotse ndi n'ubuzima nari ndimo nicyo gihe nubwo nuko nari imeze nicyo yamfanye muri icyo gihe iriya ndirimbo. So indirimbo ubundi igihangano impamvu kiba igihangano nanjye nari abakobwa batatu iyo ndirimbo gikipinga memories urukunyumva. That's my guy. So gikipinga memories bura nkira ndirimbo I'm in love ihita inyibutsa situation nari ndimo icyo gihe n'uyu munsi nuvuga ngo muri icyo gihe nyumva naho yansanze nibyo yamfashije n'uburyo nayumvishemo sizane tukubyumvikana. I Can See iriya ndirimbo ndayibuka ajya kwiperforminga muri UN nkibuka I'm in love aho nari ndi icyo gihe nibyo yamfashije n'iriya ndirimbo n'urugendo nafashe mu rugendo nari ndimo. So indirimbo mujye mutandukanya ibihangano n'abahanzi. So I can give him a respect bitewe ko yabaye umuhanzi w'icyo gihangano sizine uri kunyumva ibyo gato bimubahira. Respect is enough. Respect is enough. Respect is enough cyane man. God ukunda I Can See ukunda I'm in love sibyo? No ni indirimbo z'ibihe by'iteka ryose. Yego noneho niba uzikunda uwaziririmbye uri umufana we ndakugarukaho gato hari oya uretse gato winyiba uretse gato ni wowe ugiye kunyiba ntabwo nkwiba ndabigusobanurira ikibazo mubaza umuntu ikintu yaje kwasobanura mukamuniganira ngaho banza usobanure nonge ariko ndabizi ko iyo question ndaza gusubira inyuma nyibaza ngaho nge so ikintu ngomba uyu nguyu nyiri guhanga turi kumwe dufata urugero ndaguhereza urugero rumwe siko bimeze umugombe ikiguye nyiguhanga indirimbo z'ibihe byose uretse gato ziri muri CD manza wumve ariko se yewe baremera Eva nuko babaye ngiye kuguha urugero sibyo reba ibihangano bya Alkali siko bimeze urebe ibihangano bya PDD Godfather uvuga ibintu bihuye yego birahura uretse gato feri uri gusakuza cyane ushobora guhanga ibihangano sibyo ibihangano bikagira akamaro bikanagira nabo byubaka ukabikurikizaho imico mibi ntabwo mvuze ko debera ariko byagenze nari ngwaye urugero rwa Alkali utanze urugero yari impize uretse gato
bivuga ko yarepinze ariko indirimbo za Kelly urugero rubi uretse aho ngaho urimo urajya kwa Bruce Melody ntega amatwi ariko Kelly ibihangano bye abantu ntago baretse kubyumva sinzi uko kubyumva ndetse no mu miryango no abantu bakunze indirimbo za Kelly nabo bivuga ko ahote bari abana style n'uyu munsi baracyumva ibyo bihangano. Igihangano ni ikintu kimwe na nyiri guhanga. Dufate Mr Nice yadususukije abantu ba kera twahozeho. End of the day yaje kuba imwe aragenda mu biyobyabwenge aragenda mwarabibonye n'ibintu byinshi. So rero ibihangano na nyiri igihangano yagutenguha ariko ntutatinde. None se nyiri igihangano yakoze uretse gato nyiri igihangano yakoze mureke turamufata mureke uretse tukagaruka gatoya rero. Uyu muntu wahimbye bira bihangano urukumva you give that person respect nk'umuntu wahinze ibyo bihangano kandi bigufasha n'uyu munsi ngiye sinshobora kureka kumva indirimbo za The Ben. Nta kibazo ufitanye na The Ben niki na respect ntabwo ushobora kureka kuyimuha gute se uyimwimiriki. So uyimwimiriki gute se oya turimo kandi uretse gato n'uwo muntu akiri mu kazi ashobora guhanga ndashaka kuvuge ati nyimwimiriki pana uyimwimiriki ndakubaza. So ngo iki so kubera ari wo turimo turavugaho uretse gato kuvuga ati nyimwimiriki ndakubaza n'ubwa mbere numvishe ureke unyumve neza cyane. N'ubwa mbere urumva ko nkunda ibihangano bya The Ben bivuze ngo ndi umufana we. Thank you so much. Wait a second. N'ubwa mbere numvishe umuntu abaza umufana ngo wanga umuntu wanga umuhanzi gute. Uretse gato The Ben sindahura nawe nka The Ben. Urukumva sindahura nawe sindabonana nawe sinigeze mvugana nawe. Ngoki nta business nigeze nkorana na The Ben. Turi kumwe sindi umuproducer sindi umuhanzi urukunyumva sindi DJ naba narapfuye ikina The Ben nta bihangano bye nacuranze wenda gusinga ibicuranga sinkora kuri radio ngo wenda nanze gucuranga indirimbo cyangwa arazinzaniye zicurange. Mbwira ikintu cyavuga ngo nanga The Ben twaba dupiki ikintu Flix ushobora kumusubiza hagihari Furi oya Furi ashobora kugusubiza. Reka musubize Bansubiza nakubajije nigeze basikibazo ngo ngubajije no uravuze ngo musubize ariko nta kibazo nabajije naye ndi kubasubiza nanjye sindi kukubaza mana ko ugahangane bro gute ufata umuhanzi wanjye ukamwita ngo Nyamusi umuntu ntunze bro ukifata hano buretse ngaho nagutungiye neza kubyaremo oya God uvuze ko gutunze muri line yawe God kandi uvuze ko gutunze urabajije God wowe urabajije reka umuntu akuvaga urabajije urabajije wirakara aka kantu ni keye cyane urabona ko kiri uruzingo bro namaze karimo karabyibuhanda gati urabajije reka nani bo kwireba sheri reka nirebe nibwo mbyutse karimo karabyibuha urabona Felix Dumba kamubwira ikibazo kamubwira ikintu kimwe iri shanwa nakabaye nanshimira Felix naramwicaje kuri telefone ndamubwira Felix kuva uyu munsi tangira wambara igikobwa Felix ugomba kunshimira ambara gikobwa reka kwambara kigegera ubwo ni rwo yarwanaga na Dumba yarukwe humura ariko se uyu modereta ninde ndi gukora nakabihindura cyane mbona kwagishiraho Eva ninde uri mwashiraho Eva okay neza ushaka nanjye nshiraho video urimo kunyumva ukumva du so mujye mutandukanya ibintu rero urumva nyine mufata n'abantu ngahibaze sibyo ntabwo ndakasa mutwe ndabizi sibyo ariko reka kubwiza ukuri ntabwo mbwira ariko vuga ngo upfikina The Ben upfikina we koko ntabwo bibaho ndi umufana bro iyo umuntu utangiye kumudisrespectinga ukamwita ngo Nyamusi ukamufata ngo none mari uzingo we ubu ubaye uzingo ukamuserereza man that's disrespect igendana na hatred umva God impamvu ibintu ukora atari byo The Ben ntabwo ari umuntu ashobora nka Felix ushobora kuvuga ati DJ Flix ushobora kumwita uruzingo ko ashobora kuza hana kanagusubiza akagusubiza cyakagena akabyivugira ariko The Ben wita Nyamunsi cyangwa buri kanya ugumugira sinzi ibyo mwapfuye ntabwo ari byiza kuguma ntagashobora kuza kwivugira ntabwo bapfuye buri anakizi ubwo promotion mu mukorera bapfuye ndakizi ntabwo ari promotion ahubwo turakubwira ihagije ikintu bapfuye ngenda kizi ikintu bapfuye ndakizi ariko iki kigabo ni ikigoryi umva yo Keminike yaza kuba ngombwa kutumanura ariko no munsi birarangira oya nushaka kumanura ariko ngewe ntabwo ndi kumanura ndakuboroka ntugashyandura nta kibazo kuboroka bro ntugashyandura mbivuge ikintu bapfuye ukavugisha induru ibirenge uri secretary wande twabumutinga mbwira mvuga ikintu mwapfuye ko nyine byose hamuretse
hari ukuntu mushobora kuvuga ibyo bintu bamaze gukora kuri iriya goro cyangwa mugatapinga screen na goro ntayo nuko twakubwiye Dumba mumubwire Eva Kara yama kweni wiri guhonga Dumba wampayeho uragahonga amazi y'ibishyimbo ndeka amazi y'ibishyimbo ndagafata mu gikintu mwapfuye ugomba kumpereza ariko wowe uratutinda nawe turakumanura ukindi kutindura Dumba rero barimo baramyutinga uravuga ngo ndi gutira barimo baramyutinga nutakivuga turakumanura rero ukumanura n'umutingo uhitemo umva mubwire ikintu Godfather yapfuye na Ben basezeranya amafaranga ntiyayamuha ibyo arabidukora byose Ben rero ntiwabwa ari ubwa mbere tubabaye basezeranya amafaranga ntiyayamuha nanga abantu bashyanuka ngaho uyu nukuri kumana mbabarira nyuvire vraiment oya njema mbizi mwana okay niba ubizi ubwo buretse gato narindi kugurisha de Beniki amafaranga yansezeranya yagura giki reka nkubwire reba igihe wirwaga ukora space wirwaga ukora space urimo uravuga Ben wanga Melody wirwa umutuka babarira nyuvire Dumba birangira byinshi garuka shawurasanene ibyo ngibyo uretse gato tutacanye kibize nk'abafundi uretse gato ntiwazweke muniki niba nkumvishe neza uravuze ngo The Ben yishura uravuze ngo The Ben yishuraga abantu ngo tuke Bruce Melody oya wowe ahubwo yagusezeranyije ikintu ntiyakiguha kugira ngo nkore iki kugira ngo nyine ukomeze umusupporting Dumba wabyumvishe sometimes before you speak think twice kandi ngo oya kare wowe uri gusupportinga The Ben hano ngo waje kuvuga none babarira unyumvire The Ben ubwo ngo The Ben babarira nyumvire kora sentence Godfather kora sentence so you mean ko The Ben yishuraga kugira ngo abantu batuke Bruce Melody none se ni oya odikada none se wowe ntabwo ibyo uravuze ngo nirwaga ngo ntuka Bruce Melody ngo The Ben ngo yanga kunyishura ntiyanyishura none se ko utari making a sense gusitinga kuri point mwapfuye no urumva manzi uvuge ko ibyo wari uvuze ari amahomvu the making naga ari amahomvu na amahomvu cyane je numvaga wenda kubwiye ko wenda yanyimye amafaranga ko ari cyo twari twaguze cyangwa wenda hari namukorera ntibakuza none nukuvuga ngo urababarira nyumvire vraiment ngaho bwira abanyarwanda ko waruvuze ubusa narumiwe Godfather ibintu nari mvuze byari byo so anyway Godfather ndagusabye urumva ndagusabye Ben put respect on his name no kuvuga ko thank you nabanga nabaruba nkubwire Dumba reka ndangize thank you so much Dumba nabanga nabarubahana kubera unyanga nta gusora kwinjira mu rugo rwanda kansuberera umugore uburetse ngure Dumba ibyo Dumba cyangwa mu winjira udakomanze Dumba ikintu kimwe Dumba icyo mupfa cyose put respect on his name listen to me here's the thing urukunyumva Godfather ikintu ntegetswe gukora ntasaba gukora ni kimwe ihangane Eva uri kunyara urimo kugira Dumba umva ikintu kimwe ntegetswe gukora nuko ikintu gitegetswe byaga byakunda no gukora ikigize icyaha urimo kunyumva tega amatwi hano manza wumve uretse gato icyo ntegetswe gukora urukunyumva ni ugukora ikigize icyaha ninza kwa Dumba urukumva nkamubuza ituze nkakora ibigize icyaha ibyo ngibyo ngomba kwamagana cyangwa itegeko rikampana urimo kunyumva nta muntu wubaha undi Dumba umuntu ariyubaha perezida ahora bibabwira umuntu yihesha agaciro so iyo rero umuntu atakubaho tukajya kumwubaha ukajya no kumukorera ibigize ibyaha urabiryozwa Dumba ntabwo naza kukubwira ngo ubaha Eva ntabwo bibaho ntabwo tujye kundi kubaha undi ikintu kiriho kimwe mwanenga cyangwa nanenga umuntu wakoreye umuntu ibigize ibyaha nicyo kintu cyonyine abantu bavuga ati rekera sigaho ntabwo ari byo aruvuga ngo ngwino ndagusaba kubaha umuntu no ntabwo ariko bigenda umuntu ariyubaha siko bimeze depende uretse gato wowe aya masaha sibyo uko mbana nawe sibyo ntabwo ari kubana na Eva uko uganira nanjye si kuganira na Felix siko bimeze
uko nguganiriza nuko tubanye siko ubanye na Eva. Hari ibiganiro nagirana nawe ntabwo ibyo wagirana na Eva. Hari ibiganiro nagirana nawe turi kumwe. Hari amagambo nakoresha tuganira Eva yayakoresha bikaba kubahuka. Unyumve neza cyane. Hari amagambo wambwira hano Gatema yayambwira bikaba kubahuka kandi we ntacyo bitwaye. Ni kwisiteye biterwa no kubanye n'umuntu. So kubaha rero ubaha umuntu bitewe nuko mubanye. Hari ijambo nshobora gukoresha nkaba ndakubahutse Eva yarikoresha ntakubahuke. Okay, reka nkubwire ikintu kimwe rero. Nk'ubu mvuye twarimo turavugana na Ben mukanya. Ndamubwira ati Ben, hari ibintu kuri TikTok mwereka ukuntu nkejo bintu twarimo turakora mu yanga kaza abantu mama gift n'iki nabwo ibintu murimo murakora uziko dushobora gufungura pano ukaza na Bruce Melody urumva mukajya kwa Godfather cyangwa mukazi wanje abantu bakabanza bakareba ninde baha gift cyane nabyo naho ngaho bikaba promotion. The Ben mubwiye Godfather aranga ati Godfather n'umuvugo w'umuhunga guma ntuka. Wait, nukuvuga ko icyo kintu ni ikintu nk'ibyo bintu kubera ibyo bintu gumuvuga ngo nyamunsi ngo niki iyo nzira ubuyizibye iyo uretse gato kanyende gahoro mba nakuritse ukavuga hari nka opportunities uba wazibye ushobora kuba utazikeneye. Yes, ntabwo kurinde kurinde none se niba opportunity let's say kuri twe niyo yaba ari wowe cause niba ushobora ghostinga pano nk'ubu ngubu The Ben akaza Bruce Melody akaza ugabwira abafana be ati bafana nk'uko usanzwe ubikora ati reka turebe uzi yo live ukuntu yabimeze. Ndimo ndatanga example. Urumva iyo ni example ya mbere, ni ikintu kibi cya mbere cyo kuba udashira respect ku izina ry'umuntu. Umuntu ashobora kuba yaraguhemukiye, erega habaho no kwiyunga. Urumva ashobora kuba yaraguhemukiye ariko bijyanye n'ukuntu witwaye yaguhemukiye akaba ashobora to make it up to you, akaza akavuga ati nyamara uno muhungu naramuhemukiye, reka let me compensate muri ubwo buryo. Ariko wowe niba yaranaguhemukiye sinanze ntango ushaka kubera ndumva uri muravuga ngo umuntu yihesha agaciro, ashobora kuba hari ikintu yagukoze warangiza wowe like ukaba ari yo mpamvu uri muravuga ibyo uvuga. But please, there is ushobora kwihangana wowe ujye uvuga ngo ugira ubuntu, ngo uri umuntu, ngo uri umwana mwiza, ngo Godfather umeze neza. Nibyo ngibyo byerekana Godfather wari we. If you really mean ko uri umuntu muzima ugira amarangamutima, no kuba ushobora guheza umuntu yaraguhemukiye nabyo ni byiza. Kubera iki umuntu ufite abafana, ufite miliyoni y'abafana, ufite pano icyaho abantu 2,000 every after 2 days, ushobora kuzajya ujya kuri pano yawe ukazajya umupfobya gutyo. Nje ntabwo numvikana na Bruce Melody, but not necessarily ko ngomba kubura igihe kugenda muvuga nabi. Okay. Like, iyo habaye content nshobora gukora nkavuga ati content kumuraburiza yaraburije nshobora kubikora, ibyo nanjye si inkwangi. Like The Ben niba yaraburije ushobora kuvuga ati The Ben ni agabaye akora guje, kandi ukabikora uvuga neza nk'umuntu urimo like urimo ubikora utari biased ko umwanga, ukavuga ati no nesinemeranya nibi cyangwa nibi. But you cannot always come mu bafana ba abantu, natwe turabafana kandi byaba ari ibintu bibi cyane. Nkanje na The Ben kumvikana nawe sinzi n'impamvu, ariko reka nangize Godfather urimo kurangiza ariko urimo kunyabika isuri itari yo kandi ntabwo oya reka uraza kwikurayo ntabwo iyo uvuze ngo Ben ni nyamunsi nkaba ndi kumwe nawe numvikana nawe kandi nkumvikana na Ben akazajya yumva ko mba ndi kumwe n'abantu bamutuka, iyo sura ntabwo aba ari nziza nayo kuri njyewe. Urumva? So niyo mpamvu sometimes you can even do it for me mwumvikana. Urumva ukavuga ati numvikana na Dumba like kugira ngo simbikore kugira nihatabaho nabe uncomfortable, Dumba ntabe uncomfortable, like umukarita sinzaje muhereza mu mutima wawe. But it's not good buri gihe nyine kuzajya like ukoresha amagambo atari yo mu mwitiki uvuga ati ntawe uzi iki simuzi sindahura nawe. Ata rero ko kumenya sindahura nawe
simuzi rero ariko ntabwo uri kuvuga ibintu byashatse kuvuga uretse gato namaze ceceka Kemini kandi nsubize Dumba urimo kunyumva kamere kuri icyo ngicyo uvuze cya nyuma uri kunyumva ntabwo kuvuga ko ntazi Godfather avuga ibintu neza avuga ibintu bifatika n'ugende kwikazakaza avuga ibintu bifatika ni wikazi Dumba iyubahe make sense can you keep quiet ngiye kumyutinga ngiye kumyutinga ariko make sense ngiye kumyutinga first of all ndahera ku bintu bibiri nibyo ndibuvugeho gusa ngiye kuvuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ntabwo musimuzi sinkene no kumumenya ibyo nzi nibihangano bye kandi birampagije kandi ndabyumva no mu kandi nari kumvira ndirimbo yasohoye kandi ifite intuza nziza cyane murenzi kwazi no kurapa the guy is amazing by the way muri ararimba neza ijwi rya The Ben byo ntago naryanga ndumundi bihangano bye kandi ibyo birahagije The Ben natangiye kumufana urimo kunyumva The Ben natangiye kumufana agisora indirimbo ye ya mbere muri afite indirimbo yakoranye na Tom Close bibigiye sindi kubyumva ndibuka mva mu Gesera nkajya muri Afro Pass tujya kufana The Ben tujya kumureba bava ku ishuri ça fait longtemps urimo kunyumva so The Ben uri kunyumva navaga ntabwo nakavuye ahubwo narasubiragayo okay urumva ariko masibo wahava cyangwa masa urahumva ntabwo uhazi nakubwiye nibo bansiramuriye bro imasisi nta hantu ndashobora kuba imasisi nta hantu hasa nayo kuri iyi si ndabona na hantu ugera ugahumeka umwuka w'abazima umwuka wa nyawo umwuka w'ubuntu umwuka uhagera ukumva ubumuntu imbuga kubona abantu bashiranira hariya ari ahantu ntabwo ari ahantu bro ibaza ahantu Kabila avuye Kinshasa akavuga atanu ngomba kwagura nani farm n'uyu munsi niwe yaguze farm niho agomba gusazira president nuko kunyumva aho bafande James baragiye baragura na imasisi ntabwo nujya umva imasisi uzafata umwanya ukorere visit Masisi ni paradise umuhungu wanjye ntabwo yarakennye it's one bro ni wabo w'abantu Dumba ugeze Masisi urukumva uzamuka mu misozi hari hejuru ugeze nk'ahantu bita ku Mushaki bro ukumva ubumuntu garuka kuri Ben tugaruke rero kuri Ben wabo uwo Ben uri kumbwira turi kumwe bro ntabwo reka kuvuga ngo uwo ukunyumva ntabwo ariko se okay reka none tuva indimwe nawe ubwo turakukurikirana mukuru wanyu sibyo ntabwo kwanza bamuri no kumucisha bugufi muvuga ngo afitanye umuntu ikibazo nkanjye no she's no mane ntabwo The Ben ndanabikurikirana bishaka nkabibura ntabwo tuvuze ngo afite ikibazo nawe ufite ikibazo nawe ariko sindi gute ngira ikibazo ni wowe ufite ikibazo nawe ntabwo gute sa ahubwo ngira ikibazo nawe gute uwo muntu hari umuntu yari bumva Ben avuga Godfather ni wowe twumva uri muri urakoze cyane ntabwo muvuga ariko se muvuze ni mwabantu mwese mwamuzanye The Ben hano wamwise Nyamunsi byonyine ibingi muri gukora ndabizi nuko muri kumupromotinga kandi gupromotinga The Ben ntacyo bimbwiye mukomeze mu promote cyo afite n'igitaramo ejo bundi muri ntuza muri stade muri arena itariki yihe kuri tariki ya mbere mantu muri Kigali mugende mushyigikire The Ben bagura amatike mugura amatike urukumva mugura amatike wenda imodoka mugore urukumva nyine ndi kuvuga uyu brotherhood afite ubwenge bwinshi ndamuburotse urukumva so it's better to ngiki kiwerewere gatukure bura nka rusake urubwo nyuma icyo kintu cya Amerika nkubwire siko bimeze guhostinga The Ben na Bruce Melody nta kintu byakongerera Godfather ufite urandusha platform you are famous uzaba hosting ibyo ntabwo Godfather I don't give a fuck ntabwo nashishikara kugira ngo hosting bariya bro maze guhostinga ama profile menshi cyane Godfather buretse gato ntabwo ndi kwiyemera buretse gato ntabwo mvuze ko ugiye kwiyemera ariko wa mugabo we wavuze ko utamvugiramo sawa ni ihangane hello thank you so much uyu muntu ukoze kuri goro ninde thank you keep going that is a good idea hallelujah urukumva abo ba Bruce Melody ba The Ben barutwa n'uyu muntu ubwo abantu bategereje kumpa gift Eva aranje kuma ni ukuvuga ngo abo bantu uri kumbwira bararutwa n'uyu muntu uri gukanda kuri Galaxy sibyo so ibyo kumbwira rero ibyo kuzana hano ngo icyo kintu cya mbere nkivuyeho kumumenya ntabwo ari itegeko kugira ngo mumenye
simfite n'amatsiko yo kumumenya ibyampa nibyo bintunze. Ikintu mpuriyeho na Debeni ni ibihangano byiza nkabyumva bikanryohera, ngafata mu bize zanjye nkagenda nkajya kuri platform yazishyuriyeho, niba arizo nishyura nkishyura, nicyo mpfana nawe. N'undi muhanzi wari we wese sintegetswe kujya kumukunda no kumushyashyariza, icyo kiveho. Sinkeneye no kumumenya. Icyo nkeneye kumenya ni ukumenya niba yasohoye indirimbo nkayumva nkishyura, platform yayishyizeho nazo zikamwishyura. Hari umuhuza hagati yanjye nk'umufana n'abahanga ibihangano. Ni platform babishyizeho, ngenda nkishyura izo platform simbirebera ubusa, ishyura mbize zanjye n'ibiburyo bwanjye nkabyumva. Naho bo ntacyo mfana nabo, kuko ntabwo ibihangano byabo bimpera ubusa. Barahanga bakabingurisha, nkajya kuri platform nkishyura umwanya wanjye, amafaranga yanjye y'amayimubize yaba ari platform zishyurwa, nkajya kwishyura nkabyumva. Siko bimeze. Ni abacuruzi, ndi umukiriya. Ibyo birahagije. Ntabwo umukiriya ategetswe gukunda umugurisha. Ibyo ngibyo twebwe nk'abafana be. Uretse gato kamaze ndangize, ngiye kurangiza kuri iki kintu. Ibyo kuba hostinga rero no kumenyana nabo. Turi kumwe? Ntabwo Godfather ibyo ngibyo bikorwa nk'aba bana bavuye hano. Dumba nakubwiye ko naje muri ibi bintu cyangwa mpora ibi bintu nkora for fun, nkuko nawe ubikora. Wambwiye ko nta kindi kintu gihambaye utegereje muri ibi bintu uretse gukora ibyo agomba gukora, ugafasha agombaga gufasha. Sibyo? Niyo mpamvu ntawe ninginga. Sibyo? Ntabwo izina ry'umuntu niyo waba uri umwana wa perezida, siko bimeze. Ushobora kuninyaho kubera izina ufite, cyangwa ngo wumve ko ntegetswe kukurigata mu nyo yawe kubera iyo zina ufite. Ntabwo bishoboka. Tugarutse gatoya rero, ntekereza ko ni uburenganzira bwanjye, siko bimeze, kwirirwa mvuga izina rya Debeni. Namuhararukwa ngafata undi nawe nkamuvuga uko mbishaka, siko bimeze. Uti Debeni umuvuga nabi, simuvuga nabi ko nta kintu mfite mfa nawe, nta ntumurira nawe. Ahantu byaba ari bibi ni uko naza nkavuga ibihangano bya Debeni nabi, aribyo mpuriraho n'abafana bagenzi banjye, siko bimeze. Ibihangano bye ndabikunda, ndabyumva, siko bimeze. Niba yumva rero ngo amuvuga nabi, yashanga umuvuge neza, se azagenda avuga neza n'umuryango njye mfana nawe. Nabyo biri muri kwivugisha ngo iki sinkeneye kumuhostinga. Muhostinga se njye na Debeni ndi muri ufite platform nini, ntadusha platform. Nagende na platform ze, ni inshuti ya Dumba ararusha platform, uzaba hosting. Reka kubigewura. Urumva urimo uravuga nk'abakobwa baba babuze ibyo bavuga bagahita bagewura ibintu. Icyo nashatse kuvugisha induru birenge. Icyo nashatse kukubwira, naguhaye urugero. It was an example, nkakubwira ati nk'ari example yawe burira uretse gatoya reka gupapa. Njyewe naguhaye example nguha urugero nk'ikintu. Impamvu by the way uno munsi mbitinzeho nuko Flix urabona Flix ni agafura kahise kabirakariramo, ariko bihurirana naho nanjye maze kuvugana nawe. Bihurirana nawe. Mvuye kuvugana na Beni. Noneho mbamuhaye idea y'ikintu nzi njyewe nawe tuziranyeho. Rero nunyihakane, reka kunsiga mu ibyo ngibyo, reka kunyihakane. Icyo tuziranyeho, ikiye tuziranyeho. None se siwe wanzanye hano ku magift n'iki. Yego. Nibyo ibyo ngibyo nibe tuzanye. Rero nkavuga ati Godfather, uzi ko nkawe na Bruce Melody nk'ubu turimo turakora promotion, kuko njye mbara promotion kenshi. Mbari ibintu nkavuga ati iki n'iki gishobora kuvamo iki ngiki. So I can imagine nkavuga ati imagine nk'ubu ngubu Bruce Melody, I can imagine nkavuga ati Bruce Melody ari kuri pano na Debeni kuri TikTok, ni iki bishobora gukora? Bishobora kuzamura TikTok y'igihugu mu Rwanda, abantu bashobora kwiyongera. Because when people talk about it, abantu bashobora kwiyongera kuri TikTok, noneho tukazajya tubona n'abandi bantu, cyangwa tukabona n'abandi bagifta, tukabona iyo byabaye nk'iyo live. I can imagine your live ipostizwa ahantu, cyangwa abantu bayivuzeho, buri muntu akayivugaho. So nibyo bintu mba ndimo ndatekereza. Nibuka ko mvuye kubibwira Ben, noneho Ben mubwiye ati mvuze izina ryawe, ahita avuga ati mani uwo muhungu aguma ntuka, reka ntabwo nabikora. Urumva rero ako kantu ko kuvuga ngo aguma ntuka bihita bigaruka, nsanga na Flix arimo arakubwira ariko Debeni urashaka hiki. Noneho niyo mpamvu ndimo ndakubaza, ni byiza reka kuvuga ngo nongo kandi ngo pano yanyu ngo azagende ngo nazagende. I want you gukuramo ikibazo, ndashaka kukuramo ikibazo ushobora kuba utabyitagaho,
ariko ndashaka ko ukavuga ko uzi ko muri ubwo buryo ushobora kuba ufrena ibintu byiza byaba kuri industry nubwo erega ikintu ntabwo ari wowe ushobora kutacyungukamo ariko kikungukira abandi. So rero niba ikibazo mva kumbwira rero ibyo byo kungukira abandi ukumva so rero kumbwira ngo Beni nagende ngo genda uzamuhostinge urimo uravuga nkaho Beni yashatse urimo uravuga nkaho Beni ari we yashakaga kuza kuri pano yawe. Beni ntabwo yigeze avuga ko ashaka ni gihe wamugiriye idea ni gihe wabimubwira. Ndumva rero urabona siko bimeze. Impamvu nifuje ko ngafata umwanya n'amajoro menshi cyane gusobanurira bino bintu nuko nagiraga ngo ibyo ntabasha gukora ubikore. Thank you so much. And then nico ndimo ndakora ubu ngubu ibyo ugomba gukora no example yanjye akaba ari yo uzaba hosting kuko ntekereza ko nabasobanukiye muziranye no kundusha mwahuye nabigiye kirekire uzaba hosting tuzagusapotinga. Mwumva igifura abantu banyarwanda mwumva igifura. Ntabwo ubufura reka ze nkubwire tega amatwi none reka ze nkubwiza ukuri Dumba ntabwo na hostinga The Ben ariko niwifate nkaho ashaka kumuhosting. Ndabizi ko atabishaka urimo kunyumva ariko niyo yabishaka sinamuhostinga. Oya ntabwo ashaka kubishaka uko atabishaka nanjye rushaka let's move on. Ikiza nuko atabishaka nawe urakoze cyane rero urukumva rero Dumba kandi none urimo urabivuga ariko abantu bari hano bagombe kumenya ko that was my idea. So your idea ntabwo ishobora guferinga kuko Godfather atisanze muri icyo kintu. Sikuzi kubyumva. Of course yes. Ya ntabwo ishobora guhagarara. Noneho reka ngusabe. Uretse gato that's a good idea and do it. Noneho reka ngusabe. Ushobora kuzajya wihangana urumva cyangwa niba ufite n'ikibazo na Beni uzakirangize rather than kuzajya wirirwa umuvuga nabi hari abantu. Urugero The Ben muvuze nabi nte umwita Nyamunsi. Ushobora kuvuga iyo uriyo uvuze ngo rukunyumva wamwise Nyamunsi icyo kintu wagihagarara ko nise ko ari we navugaga wavuga ijambo nkoresha inshiri ibintu by'ibihumbi hano uravuga ngo The Ben ndabaza okay kugira ngo noneho mubibone icyo muvuga siko bimeze. Uzi ijambo Nyamunsi icyo bisobanuye? Nyamunsi bisobanuye exactly nicyo kibazo urimo kunyumva. Umuntu w'umunsi umuntu wabaye topic uwo munsi Nyamunsi nivuga ngo niwe muntu wabaye wa mbere uwo munsi. Oya nicyo bisobanuye. Umva mukaritasi Nyamunsi uretse gato cyangwa umuntu wabaye uretse gato umuntu wahize abandi uwo munsi. Niko bimeze. Umva ngo ayo bekuno Godfather dufasha umva Kinyarwanda. Dumba urabizi ko inyaho kitera umwaku. Inyaho kitera umwaku. Wumva Ikinyarwanda Nyamunsi bisobanuye? Nabisobanuye. Niyo bita Nyamunsi. Kuko UN inyaho kumusa urapfa pe. Godfather reka kumyutinga Eve. Ntabwo na mu muting. Gura mu by'umutinga taravuga Nyamunsi. No we Felix. Ko tutari wumva wita Bruce Melody Nyamunsi. Ariko umva zo Dumba rero bakubwire ubundi umva nkubwire umva mwabu umva abantu ntibakavuge ngo nange mu bwanuke kuko iyo muje hano mukivanga mu bintu ntawuvuze ubusa. Umva iki kiganiro tugihinduye sibyo twiganirira ibindi turapromotinze abanyarwandakazi The Ben yabaho ejo afite igitaramo muri stade kandi kizaba ari amahoro. Oya sorry muri ntabwo areje tariki ya mbere azaba afite igitaramo urumva tariki ya mbere kandi cyahozeho icyo gitaramo ni idea ye. Uyu munsi ni Mbonyi sibyo ra rukunyumva munsi ni Mbonyi Zaire Mbonyi Israel Mbonyi abanyamurenge yakubwiye ngo nyine yakuntumyeho kugira ngo dukore ukanga ukagira ubusama amafaranga ukarya wenyine ukanga kumpaho. Warakoze cyane kunyimisha akazi. Oya ntabwo aboneka Mbonyi aboneka byarangiye nagiye. So urukumva kuwa mbere muzagende musapoting The Ben nubwo nzi ko azakosho na Bruce Melody atazamuherekeza mu bitaramo muri contract azayica ngwiki ariko nk'ibyo bintu Godfather urabona bizaba ntarwo ndi umuhanuzi kuzabibona abikoze amazemba ndimo kuvuga ubusa abikoze uzasaba imbabazi bizaba ubireba n'amaso yawe urumva ndi umuhanuzi urukumva Dumba
nambaye buno ibi biboro nzabikata bigaruri kuko ndabikubwiye dose reka nkubwire ikintu kimwe bw'umuhanuzi reka nkubwire ikintu kimwe yego nkanjye urumva ushobora kuba muri showbiz ntinzemo nzi n'inguni zose za showbiz hari ikintu kikurakaza njyewe narangije kumenya abahanzi bose aho bava bagera nababeshi impamvu babesha abantu abahanzi bose aho bava bagera nababeshi impamvu babesha nuko usually nko muri industry yacu nta mafaranga babona menshi ari aho ngaho rero ni ukuvuga ko sometimes ashobora kukubwira ati ndakwishura noneho wowe akabura n'ukuntu akwishura rero abahanzi ko kenshi barareba akavuga ati gose ndafata nimero ntafite amafaranga yo kumuha nayamwemereye ndayika biragenda gute ni nka kwa kundi bambara imyenda myiza bashatse kuvuga icyo ntabwo aho murangirize genda gahoro ni kwa kundi bambara imyenda myiza bakagenda kandi batabonye ico barya sasa rero ugasanga wowe yakubwiye ko aza kugwa amafaranga nayaguhe ukamurakarira so umuntu ubizi neza buretse gatoya umuntu ubizi neza nkanje icyo kibazo nishira mu mwanya we koze n'abahanzi benshi ushobora no kwishurira video nkabwiye ati genda ntabwo rero wigeze unganiraho na The Ben bro niba ari ukufata ibintu biranambabaye njyewe ndumva ko hari ikibazo The Ben ikibazo akunze kugira n'abantu ni kimwe nta kindi Godfather ntabwo ushobora kumbesha ndacyugusobanurira ngenda kubwira ko bemerera ibintu nuko abemerera ibintu cyane cyane ari amafaranga yarangiza nayabahe umva nkubwire du nta munsi n'uyu so abantu bagomba kumenya abantu manza wumve rero gusobanurira wakomeje kumbaza ariko se nabi The Ben Dumba nta munsi n'umwe nigeze ngirana ikiganiro na The Ben kirimo guhererekanya amafaranga njye nawe imbere y'Uwiteka The Ben mupfiki ha business nigeze ngirana na The Ben ifite ikiganiro ngo tujyanye ikiganiro cy'amafaranga ngaho mbwira The Ben mupfiki ariko sinaba mfiki nawe mpurira he nawe ndakurira nka kwibwira no ndakubaza okay uburenze gato icyo kibazo wakimubajije The Ben yego akubwira ngo iki arambwiye tumuniga mana guma ntuka reka nkubwire kandi noneho nagutinze nahandaza umwita nyamunsi tega amatwi nkubwire nakubajije wowe kuvuga ko gihari kuvuze ko uvuye kuganira nawe yakubwiye ko mfiki nawe ko mutuka sinzi ntabwo cyane wavuze ko twavuganaga he was my G siko bimeze nubwo bitigeze bipfa The Ben ashobora kuba yambeshe ndakubajije uretse gato ndakubajije kuvuze kuvuye kuvugana nawe ariko ukakubwira ko nguma mutuka wamajije aguhora cyakubwira ngo urubwo ntajya mbikora muri kumbeshyera wari wemeye nubwo muri kumbeshyera bitaba ntabwo nshobora ubico turashaka ni icyumuhura ndakubaza nyamunsi ari wowe ahubwo ndashaka kukubaza wa mugane hari ikintu numvishe urukumva uretse gahamagara mubaze ati watwaye icy'umwana w'abandi ndakubaza ejo nzayimubaza ibose gato ubwo nakwanga The Ben sinuviye indirimbo